Ikaze nanone kuri IMAX Media Hub iwabo wa tutorial ariko nanone zaje mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Ushaka kumenya utuntu dushyashya, ushaka kwiga utuntu dushyashya mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, niyo gahunda dufite ubu ngubu. Twatangiye kuba twigisha cyangwa se twiga utuntu dushyashya mu kinyarwanda. By'umwihariko ni kuri computer harimo programming languages, wakoresha programme za computer zitandukanye zikoresha multimedia production, zikora ibijyanye na multimedia production, kuba wakoresha ama programme agiye atandukanye harimo nka Microsoft Office n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko none tuganisha kuri computer. Uraza kuduha ubutumwa muri commentaire hano hasi, utubwire icyo wifuza kuziga cyangwa icyo ushaka kwiga cyangwa se icyo ufite amatsiko wumva ushaka kumenya kuri computer, ubundi nacyo tuzakigukoreraho video isobanura cyangwa se ibikwigisha bihagije. Uyu munsi rero twaje gusanga ari ingenzi ko mu gihe ugiye kwiga computer cyangwa se gukoresha computer, kuba utunze computer ni ikintu cya mbere, cyangwa se kuba ufite computer ni ikintu cya mbere. Ni ingenzi rero ko mu gihe ugiye kugura computer ugomba kuba uyifiteho amakuru cyangwa se ukamenya amakuru yibanze ugomba kuba ufite mu gihe ugiye kugura computer. Computer ni nyinshi, ziri kwinshi, ziba ari nyinshi, amoko atandukanye, zifite amakarita atandukanye. Mu gihe ugiye kugura computer hari ibintu by'ingenzi uba ugomba kumenya. Ubundi ari ubwoko bubiri bw'ingenzi bwa computer. Ubwa mbere ni laptop cyangwa se tuno computer tugendana, computer mobile zigendanwa muri bage, mu ntoki, hano hose wayigendana. Ariko hakabaho n'indi yitwa desktop, zino zo mu biro ziba ziteretse aho ngaho, cyangwa se zino zo mu office zikoreshwa cyane cyane none muri multimedia production cyangwa se muri programming n'ibindi. Biterwa n'ikintu ugiye gukora, biraza kuba bikorienta kugura computer, ariko none ntabwo tuza kwinjira kuri physique cyangwa se inyuma cyane kuri computer, imiterere ya computer, ahubwo tugiye kwinjiramo indani muri computer turebe ni ibihe bintu by'ingenzi uba ukwiye kwitaho mu gihe ugiye kugura computer. Ni ibintu byo kugera ku 10 cyangwa se ku 9 gutyo tugiye kurebera hamwe uzitaho mu gihe ugiye kugura computer. Ikintu cya mbere ni processor yayo. Processor ya computer igufasha gukora ibintu byinshi icyarimwe. Tuvuga urugero, niba uri gukora ibintu bijyanye no muri office, uri gukoresha Word, ugakoresha na Excel icyarimwe, izo programme nazo turaziga nta kibazo. Mu gihe uri gukora ibintu byinshi icyarimwe, iyo ufite processor nziza cyangwa se computer ifite processor nziza, birakorohera igakora yihuta. Processor igufasha nanone mu kwihuta kwa computer, kuko computer iyo yihuta igufasha mu gukora akazi kenshi mu gihe gitoya. Izo processor tuzirebera ku byo twita Intel Core cyangwa se ama hari i3, i5, i7, i9 n'izindi generation zigiye zitandukanye, biragufasha cyane. Ino processor uzayibwirwa n'ama gigahertz ibifungukiraho, ari uzasanga ifungukira kuri 1.10, 2.5, 2 wenda iza kwifungira kuri 2.70 ingahe gutyo. Uko ugura processor, ukugura computer ifite processor iri hejuru, niko nyine nanone biyifasha kwihuta. Ngo processor ni ikintu cya mbere ugomba kwitondera mu gihe ugiye kugura computer. Icya kabiri ni RAM yayo cyangwa se random access memory. Ni memory igufasha nanone gukora ibintu byinshi icyarimwe, task icyarimwe nyinshi zigiye zitandukanye. Hari amarame agiye atandukanye, usiye ko ku marame ntabwo ari ngombwa cyane kuko ushobora kugura computer nziza ukaza kongeramo amarame nyuma. Hari computer zo zifite amarame ya 4 ya gigabyte enye, rame ya gigabyte 8, gigabyte 16, gigabyte 32. Ku bantu mukenera ama computer y'ama gaming, hano nabari komanda gukoresha ama computer afite rame byibuze hejuru 16 kuzamuka. Ku bari muri multimedia production bakoresha za Premiere Pro, za Photoshop n'ibindi nk'ibyo, hakore komanda gukoresha byibuze computer ifite rame ya gigabyte 8 kuzamura. Naho ku bantu barimo bakorera nko muri office bakeneye utuntu dukeya cyane nk'ama drive, nk'ama email, abakenera za office, Microsoft Office nyine gutyo, buri ufite RAM ya 4 biba bibaye. Ariko nanone kugira computer ifite RAM nziza hejuru 8, 16 kuzamura, bigufasha kwihuta kwa computer cyangwa se gukora amatask menshi mu gihe gitoya. Amarame arongerwa igihe waguze computer, ukaza gusanga wenda RAM irimo itari ku rwego ushaka bitewe n'icyo uyikoresha. RAM zirongerwa ujya ku batekinisiye bakaba bakongeramo andi marame. Ikindi kintu cya gatatu cyo kwitondera mu gihe ugiye kugura computer, ugomba kwitondera ikintu cyitwa storage yayo cyangwa se ububiko bwayo. Hariho ubwoko bubiri bw'ama disk amaze kumenyerwa cyane by'umwihariko no ku isoko ry'u Rwanda. Hari disk za hard drive disk, akaba n'ama SSD. SSD ni izo bita solid state disk. Ahantu zitandukanye zino disk, ushobora kuza kugura computer ukabura ngo biraza kuba byiza uguza computer ka SSD, kabone nubwo kaba gadafite ama gigabyte menshi. Iyo ufite computer ifite ama gigabyte menshi, iyo terabyte wenda gigabyte 500, bigufasha kubika ibintu byinshi kuri ya computer yawe. Ariko nanone iyo ufite disk ya SSD, solid state disk, bigufasha no gufungura bya bintu bibitse kuri disk mu buryo bwihuse.
ufite disk ibitseho utuntu ukenera umunota ku wundi cyangwa se ibitseho amaprogramu ukenera umunota ku wundi. Iyo uyafungura abitse kuri SSD bigufasha kwihuta mu gufungura ya maprogramu cyangwa se amafayiro abitse kuri ya disk. Mu gihe ufite hard disk isanzwe yo ikigufasha wenda no kubika ibintu byinshi, kuko buri uzasanga bijya kugura wenda tuvuge niba ari disk y'ibihumbi 40 ya hard drive disk, uzasanga ari gigabyte wenda nka 500 cyangwa se terabyte, ariko nujya gusanga SSD ya y'ibihumbi 40 uze gusanga ni nk'ama gigabyte 256. Ndakurekomanda kugura SSD kabone bwa bitihuta, ariko nanone mu gihe urimo kugura disk buri uzitondere disk ya HDD cyangwa se hard drive disk, kuko ishobora kuba ifite storage nini yo kubika ibintu mu by'ukuri, ariko itabasha gufungura bya bintu bibitseho uburyo bwihuse. Aho ngaho iyo wamaze kureba ibyo ngibyo rwose ni ibintu by'ingenzi wamaze kumenya kuri computer yawe, ku buryo wagura computer iri strong bazi kugufasha gukora ibintu byinshi mu gihe gito, cyangwa se igakora task nyinshi mu gihe kimwe cyangwa se icyarimwe. Iyo wamaze kureba iyo twita processor, wamaze kureba iyo memory yayo, iyo RAM, kuvuga ya za gigabyte 8 za RAM, za gigabyte 13 kuzamura, nabibutse ku bakina amagame nabarekomanze gukoresha byibuze 16 kuzamura, ubwo ni GB za RAM. Ariko kandi iyo wamaze no kubona storage ya computer, wamaze guhitamo SSD cyangwa se HDD, wamaze guhitamo disk nziza, computer iba yamaze kuba nziza kuba yagukorera ibintu byinshi icyarimwe cyangwa se multitask kandi mu buryo bwihuse. Ariko hari ibindi bintu by'ingenzi byo kureba kuri computer. Hari icyitwa graphic cards. Graphic cards zikoreshwa cyane ku bantu bakora graphic cyangwa se graphic design, zikanifashishwa cyane n'abantu bakora videography. Buriya iyo ufite computer irimo yensitayemo graphic card ameze neza, ibigaragara neza, kandi no gufasha kwihutisha za programme zawe za multimedia, zirimo izo za Premiere Pro, zirimo izo za Photoshop, za Illustrator, za XD n'izindi zitandukanye, ubibona neza nyine bimeze neza cyane kwa kama graphic cards aba arimo. Nyuma ya graphic cards zikoreshwa cyane n'abantu bakora ibyo ngibyo bitandukanye birimo multimedia production, haza none icyitwa resolution ya computer. Resolution ya computer ubundi akenshi wenda hano mu Rwanda tuzasanga ama computer yacu adakina video cyangwa se adaplayinga video twita 4K. Ushaka kuexportinga mu gihe wayikoze, ariko video ya 4K ni video bisa neza cyane, ariko uzasanga ama computer menshi dufite uyu munsi none atashobora kuba yakina video. Iyo uhisemo rero computer ifite resolution ihambaye cyangwa se imeze neza, uzasanga wakina video zimeze neza, zisa neza, bikaba byakorohera. Hari video ushobora kuba wakina kuri televiziyo ariko utayikina muri computer bitewe n'ubushobozi bwa resolution yayo. Ubwo rero abiga multimedia barabizi cyane, wenda iyo turimo dukora ama video hari igihe kigera cyo guhitamo karite ya video. Iyo uhisemo karite ya video ihambaye, hari uza gusanga ubushobozi bwa computer butari buze kuba bwayikina. Ibyo tuzagenda tubibona mu ma video yacu ataha, cyane cyane kuri Premiere Pro. Ikindi kintu cy'ingenzi uba ukwiye kwitaho cyangwa se kwitondera mu gihe ugura computer ni connectivity yayo. Connectivity yayo ijyana n'ama generation ya computer. Uzasanga wenda ari utu USB dushyashya dutangiye kujya tuza, ariko dushobora kuba tudacomeka mu computer amwe nama. Connectivity ndi kuvuga hano ni wa mwanya w'ama flash, wa mwanya ujyamo port za internet zishobora kuba yakwikonekta kuri internet. Computer ishobora kuba yakwakira memory card cyangwa se ano makadi ya memory asanzwe, iba ari ingenzi cyane. Ikindi kintu uzitaho mu gihe ujya kugura computer, uzareba computer yakira ama operating system atandukanye. No kuvuga yakira ama Windows, ikaba yakwakira ama za Linux, cyangwa se ikaba yakwakira n'izindi operating system nk'itwa ubuntu yo muri Afrika y'Epfo, ni nyinshi cyane. Ariko iyo isemo computer iraza kwakira ama Windows menshi, ubwo niko bari babandi bakoresha za Windows, ubwo ni za HP, za Dell, zozo turaza kuzigarukaho nyuma. Ariko nanone niba ugiye kugura iyitwa MacBook, nanone uraza kureba niba iraza kwakira ira operating system yayo neza cyane, cyangwa se ikaba yakwakira ama generation atandukanye ya MacBook. Ubwo operating system nayo ni ikintu cyo kwitaho. Tukiri kuri connectivity, ariko nanone mu gihe ureba computer ukaza gusanga ifite ama port makeya cyangwa se ya myanya mike y'ama flash, ariko byibuze iraza kuba yakwemerera kwakira ama CD, yakwemerera kwakira ama memory, yakwemerera kwakira ama flash cyangwa ama USB mu bundi buryo, izaba ari computer nziza nta kibazo. Muri no munsi ya none ku ma generation ya 8 kuzamura, uzasanga ifite udupoti tubiri, ifite agapoti kamwe, ibyo nta kibazo cyo giteye. Kuvuga ka agapoti ka flash nta kibazo cyo kirimo, ushobora kuba wagura kandi aka multiport kaza kugufasha kuba wacomeka kandi ma flash arenze 4 kuzamura mu gihe bibaye ngombwa. Ku bantu rero bakunda gukoresha computer kenshi mu masaha menshi y'umunsi, cyangwa se nawe ujye kugura computer, ni ingenzi kureba
battery life cyangwa se ubuzima bwa battery yayo. Igihe uguze computer muri cya gihe cyo gutestinga baguhaye, uraza kuba ukoresha computer ariko nanone ucungana na pourcentage cyangwa se ingano ya battery, ingano y'umuriro kuri battery yawe ushiramo ute cyangwa se ushiramo muhe buryo. Wasanga ushiramo cyane, iyo ngiyo ntabwo ari computer kuko ushaka gukora ama multitask, ariko nanone ya battery life itameze neza, bwa buzima bwa battery butameze neza. Igihe ariko nanone computer ari nziza, byandi bya mbere byujuje, reba niba ushaka kuba yahindurirwa battery, ubundi ushyiremo battery none ifite ubuzima, kuko battery ni ikintu gihindurwa bikagenda neza cyane. Reba nanone ku giciro, computer ihenze ushaka kubihenze ariko nanone itari buze gukorera amataske meza uko bishaka cyangwa se amataske atandukanye uko ubishaka. Reka tujye rero ku cyitwa marike za computer. Abantu benshi bakunze kujya kugura computer akaba ati nshaka HP, wenda no kwamamara kwayo, ati wenda nshaka MacBook no kwamamara kwayo, ariko buriya hari n'andi ma computer meza cyane abatandukanye. Icya mbere ni biriya biri internal biba bigize bituma ikora mu buryo bwiza cyangwa se bwihuse. Nyuma yaho menya ko ushaka kugura HP idafite ubushobozi nk'ubwa Dell cyangwa se idafite ubushobozi nk'ubwa Lenovo. Ushobora kugura yitwa MacBook ngo kuko ari MacBook za Apple gutyo gusa bya marike, ariko ukaza gusanga irushwa ubushobozi na Dell runaka cyangwa se positive runaka, biterwa na capacity irimo imbere ya computer cyangwa se gaterwa na generation n'umwaka yakozwemo. Nk'uyu munsi none ushobora kuba wagura MacBook yakozwe mu 2010 kubera iryo zina ifite ako kamarike ka Apple, ariko none ukaza gusanga iciritse cyane na HP yakozwe ya generation ya 12 cyangwa se ya generation ya 8, bitewe nuko ikora amataske menshi kurusha ya MacBook wavugaga ushaka kugura. Ibyo turaza no kubira wenda muri video y'amatelefone. Mu gihe ugura telefone harabigurira za iPhone, ariko atazi ngo ya iPhone nguze hari izindi zihambaye zirusha marike yo nikagushitira cyane. Byibanze urebye byibuze biriya bintu twarebye mbere, birimo processor, birimo RAM, bikaba birimo na storage n'ibindi twarebye mbere muri ino video. Kandi subscribe kuri IMAX Media Hub kugira ngo tujye tubana muri video nk'izi ngizi zigisha ibijyanye na computer skills n'ubundi bumenyi bukenewe kuri computer. Nge ndiva Maxime, naho ubundi video nk'izi ngizi zihoraho hano kuri IMAX Media Hub. Kandi subscribe, uduhe commentaire ikintu ushaka kwiga kugira ngo tujye gukoreraho inkuru cyangwa se tujye gukoreraho video mu buryo bwihuse. Ikindi kandi wasangiza bagenzi bawe zino video kugira ngo zijye zibageraho umunsi ku wundi, kandi bagire nabo utuntu dushyashya biga. Nkuko nabikubwiye, abantu mushaka kuba homeschool cyangwa mushaka kwigira mu rugo, mukaba mwarebaga mu tutorials yo mu rurimi rw'icyongereza, impamvu y'ino channel no kugira ngo tubashyira mu byibuze tutorials zibigisha ibintu bitandukanye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Tuziga programming, tuziga izijyanye na office, tuziga izijyanye na multimedia production, tuziga n'izindi zitandukanye cyane cyane zirimo n'ama website uyu munsi ya none ari gukoreshwa cyane ya artificial intelligence. Naho ubundi video nk'izi nakagaruka.